inkuru y'incamugongo kandi y'akababaro nuko umunyamakuru uzwi cyane wari n'umunyabigwi Jean Lambert GATARE yamaze kwitaba Imana aho yararwariye mu Buhinde. Jean Lambert GATARE yari umunyamakuru w'inararibonye mu Rwanda waruzwi cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane itangazamakuru ry'imikino. Yatangiye umwuga we kuri Radio Rwanda mu mwaka w'1995 aho yogezaga imikino ndetse akanavuga amakuru y'imikino. Nyuma Jean Lambert GATARE yakomereje kuri Radio Isango Star aho yayoboye ikiganiro cyakunzwe cyane cyitwa Rero Time, kibanaga ku makuru ya Rero Sport, ikipe yafanaga byimazeyo. Mu mwaka wa 2020 nyuma y'urupfu rwa Jean Lambert GATARE yagizwe umwanditsi mukuru w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya, akaba yari yarigeze no kucyandikira mu myaka ya za 2000 mbere yo kujya kuri BBC. Jean Lambert GATARE yarazwiho kuba umufana ukomeye wa Rayon Sport, ndetse rimwe na rimwe byaramugoraga kogeza imikino yayo bitewe n'amarangamutima yayigiriraga, ndetse yavuze ko hari ubwo yigiraga nk'urwaye kugira ngo abashe kureba umukino yicaye muri stade nk'abandi, atari kogeza uwo mukino kugira ngo aryoherwe n'uwo mukino atari kuwogeza nyine. Ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite, Jean Lambert GATARE yari yaracitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Jean Lambert GATARE yavukiye i Nyange mu cyahoze ari komine Kivumu ku Kibuye, ubu ni mu karere ka Karongi. Mu gihe cya jenoside we n'umuryango we bahungiye muri kiliziya ya Nyange aho se yiciwe mu maso ye. Yabashije kurokoka n'abandi bake cyane batarenze 20 nyuma yo gusohoka muri iyo kiliziya. Amakuru rero aravuga ko Jean Lambert GATARE yitabye Imana aho yararwariye mu Buhinde, aho yaramaze iminsi yaragiye kwivuriza. Jean Lambert GATARE azibukirwa ku ruhare rwe rukomeye mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda, ubwitange bwe no kogeza imikino ndetse n'urukundo rudasanzwe yakundaga ikipe ya Rayon Sport. Ibintu byinshi twakibukira ku munyamakuru Jean Lambert GATARE. Uyu munyamakuru yagiye azana udushya tugakundwa n'Abanyarwanda. Yibukwa cyane cyane uko yakundaga gushimagiza umukinnyi wakanyujijeho Bogota Alabama, amwita igikurankota. Iri jambo ngira ngo igikurankota abantu benshi bakunze kumva Jean Lambert GATARE yogeza yakundaga kurivuga kuri Bogota Alabama. Hari n'andi magambo yakundaga gukoresha aryoshya match igihe yabaga ari kogeza. Iyo byageraga ku matangazo yo cyane cyane yo kwamamaza, byabaga ari ibindi kuko publicité ya Jean Lambert GATARE ni bake bakubwira ko itabaryoheraga. Ibi byose byerekana ukuntu Jean Lambert GATARE yari umuhanga mu kwigarurira imitima y'abamwumvaga. N'abandi bantu bose kandi batuye kuri iyi si banyura mu bihe bikomeye, ibyiza n'ibibi. Jean Lambert GATARE nawe hari ibihe bibi yagiye anyuramo. Bimwe mu bihe bitoroshye Jean Lambert GATARE yanyuzemo, uretse kuba yarabuze papa we muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mu mwaka wa 2016 Jean Lambert GATARE yaje gupfusha umugore we, ndetse tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023 Jean Lambert GATARE yapfushe undi mubyeyi we yarasigaranye. Ndetse aya namwe mu magambo akomeye yanditse ku rukuta rwe rwa Facebook asezera kuri uyu mubyeyi. Kuko Jean Lambert GATARE yanditse asezera ku mubyeyi we, mubyeyi wanyibarutse ku itariki twari kuba dutsinya akadiho kwizihiza isabukuru yawe y'amavuko y'imyaka 80. Nyamara mu gihe haburaga iminsi 17 gusa Uwiteka yarakwisubije. Ubu uri buryo bwe, udusabire kuzagusanga mu ijuru maze twibanire aheza ubuziraherezo. Twizera ko Jean Lambert GATARE yasanze uyu mubyeyi we mu ijuru, kandi twizera ko bose Imana yabakiriye mu bwami bwayo. Umwe mu bamukundaga yanditse agira ati, ruhukira mu mahoro legend. Kwibuka amagambo yawe nka Igikurankota, Kugundagurana, Radio Rwanda Arusha. Publicité zawe wazumvise wese akagira icyizere cy'icyo wamamaje. Mbese intwari ntipfa irasinzira. Ntacyo twabona tuvuga. Jean Lambert GATARE, ruhukira mu mahoro. Natwe rero twifurije iruhuko ridashira umunyamakuru Jean Lambert GATARE. Imana imwakire kandi izamwiyereke iteka mu ijuru.